hanyuma mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi reka tugihere mu ikipe ya APR turebe ibikomeje kugenda bivugwa mu ikipe ya APR ngira ngo nkuko muri kubyumva no muri background nakarimbo keza cyane k'ikipe ya APR keza cyane rwose abantu muza kuza kuryoherwa n'aka karirimbo dore mu ikipe ya APR reka mpere kuri Imugisha Abraham. Ekipe ya APR yongereye amasezerano abakinnyi bayo batatu ndetse binavuga ko yamaze kuba isinyisha Mugisha Gilbert Barafinda. Ese nk'ikipe twakwita ko ari y'ibigwi cyangwa se y'ubukombe kongerera amasezerano abakinnyi batatu mbere yuko tuza kubigarukaho cyangwa se tuza kubagarukaho ngo ni bande bongererewe amasezerano ku ikipe ya APR bisobanuye iki? Ese nk'ikipe ya APR byari bikwiye ko yongera amasezerano abakinnyi yari isanganwe? Ese ubuhanga nanone babonamo n'ubuhe cyangwa se umusaruro yiteze kubabonamo n'ubuhe? Ikipe ya APR nk'uko bivuze ni ikipe y'ibigwi kandi kongera amasezerano abakinnyi bajya kuri batatu ni ibintu bikomeye cyane kuko nk'ikipe iri kwitegura CAF Champions League ifite urabizi muri CAF Champions League bakenera abakinnyi 40 niba ntibeshye kandi APR iri kurekura abakinnyi benshi muri uko kubarekura rero ifite kongeramo abandi kabongera n'amasezerano dore ko hari n'abandi bagiye kuyarangiza. Rero nko ku ikipe nka APR kongera amasezerano abakinnyi batatu ni ikintu gikomeye kandi ndakeka no kugura Mugisha Gilbert numvishije bishobora kuba ari ibintu byiza ku buryo yafasha ikipe nka APR kugera kuri resulta nziza. Nko kuri Manishimwe Jaber n'umukinnyi wigaragaje muri championnat nyarwanda yerekanye umupira mwiza akina yerekana impano yafite kandi ajya kugurwa n'ikipe ya APR mbere yaravuye mu ikipe ya Rayon Sport yigaragaje. Rero kuva mu ikipe nka APR utagiye hanze simpamya ko hari ayandi mahirwe ubuzongera kubona waragiye uca mu ikipe zikomeye ukaza kuruhukira muri APR noneho icyo gihe ubukeneye no kujya hanze. Ubikomojeho cyane uti icyo gihe ubukeneye no kujya hanze cyangwa se kujya kuzamura urwego rw'imikino ariko kugira ngo utere imbere nk'umukinnyi hari urwego uvaho bigasaba ko hari n'urundi ujyaho ariko nanone bikajyana typical performance yawe ufite. Ese mukama kuba ikipe ya APR yakongerera abakinnyi amasezerano byari bikwiye hari icyo bishobora kuza kwifasha mu mikino mpuzamahanga ubwo ndabara muri CAF Champions League yitegura kujya mu mwaka utaha? Cyane byari bikwiye kuko ekipe yagurishije abakinnyi benshi ni nako iri kwinjiza abandi bakinnyi benshi. Birumvikana muri ekipe agomba gusigaramo abamenyereye kirima ekipe bagomba kumenyereza abandi ndetse bakanababwira uburyo muri ekipe byari bimeze. Rero kongerera amasezerano Jaberi n'umusore twabonye yitwaye neza ndakeka ari muri no champion ashize ari mu bakinnyi batanze imipira myinshi ivamo ibitego ndakeka ari mu bakinnyi benshi. Rero kongerera amasezerano abasore nka Bajuma abasore nka ba Placide turabizi no defenseur ariko ashobora no gukina hagati mu kibuga kuri nimero 6. Rero Manzi yaragiye biravuga ko Anje agiye kugenda ntago watuma abadefenseur bose wari ufite bagenda rwabo hitwara monye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umusore w'umuhanga ni umusore uzi gukina defense uzi no gukina nimero 6 nkuko nabigarutseho. Kongina none ngarutse kuri Juma ni umusore rwose ntago muri no champion ishize ntago yigeze umuntu umwanya gihe cyose yagiye muri APR. Byanavuzwe ko ari mu bashobora kuba bahabwa release leta n'ikipe APR akajya kwishakira andi makipe bakinamo. Rero kugira ngo bamwongere amasezerano batakaje Dani Usengimana amaze kubasezera bari kubona abasore nka Barage barimo baragenda bya Mugisha Gilbert biri kuvuga ko ataguzwe abandi kavuga ko yaguzwe. Rero nukuvuga ngo igihe Raga dahari nabo bandi badahari kuko inoti tuzakinisha Juma tukamwongera amasezerano tukaza kureba uko ibindi bizahagara. Kandi nubwo banagura abo ngabo bamugisha Gilbert Juma yakina ku ruhande nubwo abari inkuru ziri kugena zivuga medicagere ibyo no gutegeza tukazaba tubireba ahoko turebe ibihari nuko barabaga bati Juma niba Raga dahari ni Juma uri bukine bagwa no Gilbert niba tutaguze uwo medicagere azakina na Juma azakina hari rumwe na Gilbert aba yakina rundi. Ariko ibyo byose no gutegeza tukareba ibya APR bari ibanga ahubwo sinzi n'impamvu nibi ngibi biri kugenda bivugwa
ubundi reka dutegereze urutonde bazatanga muri kafu nibwo tuzamenya tuti ese APR ihagaze gute ubundi ku isoko ubundi yitwaye ite byose nibyo tugomba gutegereza ndakeka niba ari ku itariki 17 bazatanga urutonde muri kafu niba ari muri 27 maho ngaho muri 30 gutyo rero ni ugutegereza muri ayo matariki ni muri uku kwezi reka dutegereze turebe abakinnyi APR izasohora ku rutonde nabyo bizahita bitwereka uko yari yitwaye ku isoko havuzwemo Kalisa Rashidi uno turi buze kugaruka wongera amasezerano muri AS Kigali n'abandi benshi bari kuvuga ko ikipe ya APR iri kwifuza ntabwo bari kwihira rero ni ugutegereza tukareba urutonde rwa kafu nirwo ruzaduha ishusho ya nyayo ku ikipe ya APR y'umwaka utaha mu bakinnyi zabifite ngira ngo wenda turaza kuza gufata umwanya tuze gusesengura umukinnyi ku mukinnyi muri aba bakinnyi batatu yaba Nzeyimana Aimable yaba Gilbert ndetse na Placide cyo kimwe na Nizeyimana Prito na Juma cyangwa se na Mugisha Gilbert tuza gufata umwanya buri mukinnyi tumusesengureho nk'iminota 2 tugire ngo tumenye kariyeri cyangwa se uburyo ahagaze mu kibuga niba menaje gufitinga mu ikipe ya APR ariko gato yangaruke kuri Murindwa mbere yuko nza kuza kuri Sano Jour Blaise kuba Nsabimana Aimable yakongera amasezerano mu ikipe ya APR Prito yasinya amaze mu ikipe ya APR ndetse na Kwitonda Arebaka agasinya ikipe ya APR kuba nanone Nizeyimana Juma yakongera amasezerano kuba Jabel nawe yakongera amasezerano mu ikipe ya APR kuko turebye nk'amamiliyoni babatanzeho na amamiliyoni menshi uyu munsi wa none Rwabuyeme Placide ni miliyoni 15 ariko ubwo niza recruitment maso umushahara azajya hembwa ku kwezi sibyo kwajya kureba kuri Jabel we ni bindi na Rebaka ni bindi barafinda turaza kuba tumugarukaho aba bakinnyi koko bari ku rwego twavuga ko ikipe ya APR arikwiye kubaha amasezerano ngira ngo nagaro bwa mbere ngiye mbikubwiye ino kipe ya APR mu byukuri ni ikipe yagaragaje urwego rwiza cyane ruri hejuru kandi nubwo irashaka kujya gukina imikino ya CAF Champions League ni ibintu nyine igomba kwitegura igashyiramo imbaraga igashaka abakinnyi bafite experience bayifasha mu kujya guhatana n'andi makipe yo hanze yo muri CAF Champions League ngewe ubwanjye aba bakinnyi nta bakinnyi bitwaye neza cyane muri no shampiyona ishize aba ba Jabel aba ba Juma na abantu bona bagiye bamerita ku myanya yabo bagiye bakinaho tuvuze Jabel nk'uyu nguyu we ibigwe bye murabizi yarigaragaje cyane ugasa amapasi menshi ibitego yaratsindaga ariko usanga uno Jabel yaragiye afashe ikipe cyane ya APR kugira ngo ibashe no kwegukana iki gikombe cya shampiyona kandi no kwitwara neza muri rusange mu bakinnyi Jabel yagaragaje ko ari n'umukinnyi rega wo kwizerwa buriya na umutoza nimba aguhaye umwanya akajya guha umwanya nyine ukabasha kubanzamo match ukarinda uyirangiza match ya mbere ya kabiri ya gatatu bigaragara ko ubura umukinnyi wo kwizerwa kandi uba witezweho ibitangaza bikomeye rero ku bwanjye aba bakinnyi byari bikenewe cyane kugira ngo babashe gufatanya n'ino kipe ya APR nubwo wenda navuga ko aba bakinnyi badahagije kugira ngo ikipe ya APR ibashe kujya guhatana n'andi makipe yo hanze mu bindi bihugu ni byiza kuba yabashije gusinyisha bano bakinnyi kandi bamwe ikanabongera n'amasezerano urabona ko bamwe mu bakinnyi bayo bagiye bakomeye barimo barashaka kugenda harimo n'abasezeye yari kenewe kugira ngo yongere yubake hakiri kare itaratanga irabo nyine iyo kugira ngo babashe batange nyine amakipe nyine amareste yo kugira ngo nyine babashe kuzakina nyine iyi CAF Champions League ni kwitegura hakiri kare rero nitegure abakinnyi ibongera amasezerano ngo yabitangiye abo bakinnyi bo ni byiza ko yabashije kubongera amasezerano kandi hari icyo bazayifasha bafatanyije n'abandi reka ngaruke kuri Sano Jour Blaise ngenda kwibariza kuri Imana Ishimwe Jabel uyu muhungu turamuzi agikina muri centre ya Gatsibo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mbere yuko aza no mu ikipe ya Rayon Sport hari byinshi byakomeje kugenda bivugwa kuri Jabel sinzi mugenzi wanjye Abraham niwe twari kumwe ku mugoroba tuganira n'umugani banzu urebe Mugisha Gilbert barafinda n'umuntu ava kure
umuntu yagize amafaranga nyine arahinduka, hari urwego ageze uva kuri rwa rwego ubwo ngurira urya ibijumba by'inyotse muri runonko ukagera aho ujya noneho yafi ukajya uyikoza ku nkoko cyangwa cyane urumva. Barafinda na Brito Jabel uyu nguyu hari urwego yari ariho tumuzi wakiri muri centre ya Gatsibo, aza kuhavaza mu ikipe ya Rayon Sport. Abizi ko centre ya Gatsibo n'ubu ngubu kivuga ngo Rayon Sport ntabwo yigeze ibaha amafaranga y'indezo nk'abantu bareze uyu musore, agakura akava ku rwego rumwe akajya gukina muri Rayon Sport, akava muri Rayon Sport akajya gukina mu ikipe ya APR. Ese dukurikije performance ya Jabel nuko umuzi mu ikipe ya Rayon Sport mwo makinyi bacaga ibintu bigacika pe, yari mu makinyi bacaga ibintu bigacika, kuko yaje mu ikipe ya APR avuye muri Rayon Sport 2019, urumva n'imyaka 2 amaze mu ikipe ya APR hafi aho ngaho, ariko noneho azina ya Rayon Sport bagiranye n'ibihe byiza. Uyu munsi wa none ibikombe mu ikipe ya APR arabizi, ariko ntazi kugera kure hashoboka mu mikino mpuzamahanga, mu mikino nyafurika. Si ukuvuga ko ari umuswa, si no kuvuga ko ikipe ya APR ari ikipe idafite umupira ufite ahubwo ni bya bindi bisa naho bidahira umuntu, cyangwa se nk'uko umunyarwanda avuga ngo isoko ryera rimwe mu buzima. Nako ryera rimwe nyine, iyo isoko ryera rimwe. Uyu munsi ushaka kugenda akadobo k'inyanya ukakagura 200, ariko ejo uzajya ukagura 500, umunsi uzasubiraho uzakagura ngahe 800. Birashoboka, kimwe nuko ari igihe kazamanuka kakagera ku 100. Nose erega we birashoboka, nose twirengagije ko uyu munsi wa none ibintu bikura bigenda bisubira inyuma cyangwa bigenda bijya imbere. Reka da bishobora biterwa n'uburyo isoko rihagaze uwo munsi. Nuko uyu munsi zakuvuga ngo habaye inflation, tukavuga ko habaye na deflation, sibyo? Urumva icyo kinyanya kari kugura igiceri cy'ijana, birashoboka bitewe n'uburyo imyaka icyo gihe yarumbutse. Uyu munsi niba turi kugura ikiro cy'ibirayi tukakigura 300, ubu tuvugana ibishyimbo biri kugura ngahe? Si 100 magana si byaguraga 200, igihumbi ikiro rwose kigera no hejuru. Uzumve byaguze ijana ibishyimbo ze ntabwo igiciro cyagera hasi. Wowe usibye inote y'igihumbi na 500 se nta munsi inyanya ibase yigeze kugura amafaranga 700. Ubu sigeze kuranga. Reka maze kubwira na stars, wabonye ahantu waguze wigeze ugura akadobo k'inyaka 100? N'urugero twatanze birashoboka. Uko uyu munsi turi kugura ibirayi ikiro cya 300, none se tuyebeye ko hari ahandi bari kukigura 70-80. Bashobora kuziguha mu kadobo, ariko hari ukuntu ugenda ugasanga abantu batanditse ibinyanya, ugasanga ni igifungo kingana gutya kandi ari igifungo cy'ijana. Abo bahita muri tumuhombye. Bahita muri tumuhombye nyine. Aha. Oya. Ujyana ubango mu ndebere zahiye cyane. Hanyuma noneho reka ako tukaveho karagaciyemo na byiza buriya mu kiganiro n'utundi abantu batarumva baraza kuza kutwumva neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Hanyuma kuri Sano Jour Blaise, Jabel Manishimwe kongera amasezerano y'imyaka 2 akinira ikipe y'ingabo z'igihugu. Turibuza kuza kubona Jabel utandukanye no twabonye mu myaka 2 amaze mu ikipe ya APR. Ese turibuze kuza kubona Jabel no wisumbe ku rwego yarariho ajyana na ikipe ya Rayon Sport muri kimwe cya 4 kirangiza cya Confederation Cup. Yego no stars nongere mbashimire ku mwanya mu maye. Chaka kuvuga ko burya nazibana zidakomanya amahembe. Rero kuba APR kongera amasezerano bishatse kuvuga imibanire myiza y'aba bakinnyi bombi ko ari batatu, uko ni intambwe ikomeye cyane, kubera ko iyo ufashe amasezerano ukongera, cyangwa tuvuge iyo ufashe umukozi ukongera amasezerano ye, bishatse kuvuga ko mubanye neza. Rero ikintu navuga nuko kuri aba bakinnyi bombi amahembe atarakomanya ku nka zibana. Hanyuma icyo nshatse kuvuga nyine n'ukuntu babanye neza kuri uyu Manishimwe Jabel, reka ari we ngarukaho cyane. N'umukinnyi byavuzwe ko cyangwa bizwi ko yafashije iyi kipe mu myaka 2 itambutse. N'umukinnyi wavuye muri Rayon Sport muri 2019 asoje amasezerano ye. Kuba uyu mukinnyi akomeje gusinya amasezerano
muri iyi kipe ya APR FC ni intambwe ikomeye ku ikipe ndetse no ku myitozo cyangwa mu mikino iri imbere iteganyijwe kuri iyi kipe. Twizere ko tunahamya neza yuko iyi kipe igiye noneho kuzamuka ku rwego rwo hejuru rufatika. ariko gatoya mbere yuko wenda ukomeze, twabonye ikipe ya APR yego nibyo bari kwiyubaka, unabikomeje ko ari ikipe igiye kuzamuka ku rwego rwo hejuru rufatika, ariko se tubonye ikipe ya APR niba ari ikipe yifuza guseruka mu mikino mpuzamahanga CAF Champions League, iri ni irushanwa rikomeye, ni naryo rushanwa dufite rikomeye muri Afurika. Impamvu biza gutya mu makareba, ariko ntabwo twirengeje ko hari andi marushanwa y'amakipe y'ibihugu kandi akomeye ubwo ushyizemo n'igikombe cya Afurika. Ariko se APR yifuza koko kugera ku rwego rushoboka, cyangwa se kuba yatera intambwe nk'iyo Rayon Sport yateye 2019, yari ikipe ikwiye kongerera amasezerano abifite, cyangwa yari ikipe ikwiye kugura ahubwo ba bandi bafite ubumenyi burenze abo yari isangana, kuko abangaba iri kongera amasezerano niwe yajyanye mu gihugu cya Kenya. Gorumaye twarabibonye yabakubise itabababariye. Buretse gatoya ibi tateguye neza se APR buriki nose muri icyo gihe Gorumaye si ikipe ijya kuza mu Rwanda muzi byabaye ngo Gorumaye yabuze itike y'indege, sibyo ngo n'indege yayizanye ngo barinze kwikopesha. Urambwira ikipe ifite amafaranga muri aka kare ka East Africa ngo yikopesheje indege. Buretse gatoya mukama, ndabona urimo urashyugumbwa kuvuga, wena nawe uraza kuvuga. Eske mubanze mumbwire iyi APR yari ikwiye kongera amasezerano bifite, cyangwa yari ikwiye kuzana abashoboye uyu munsi wa none? Niba na Stars ngiyewe ndahangaha, cyangwa niba dukorana kuri chaîne ya Mudaharis, tubareke chaîne ifite CEO wayo, twese duhari nk'abakozi. Niba mbona ko mu myaka 2 Blaise tumaranye, Mukama, Abraham, Murindwa tumaranye, Anastase nanjye nyimaza, ubwo dusipoze ko wenda enome runaka niwe CEO w'ishene, mu myaka 2 tumaze tudatanga umusaruro, utekereza ko yatwongerera amasezerano cyangwa yazana abandi bakozi baturenze? Ngewe icyo kintu cyo ndi kwibaza, APR yagakwiye kongera amasezerano abagabo, cyangwa yagakwiye kuzana abafite challengement zirenze izabo? Mukama ndabona shyugumwe ngewe irabikwiye pe, ariko ngewe hari umusore nagize akantu k'akabazo mukunda nka Juma ni umusore ntigeze mbona akina. Urebye n'abakinnyi ya APR yifashishaga, hari n'undi Nsabimana Aimable bakuye muri AS Kigali. Aimable yari kapiteni wa polisi akina, ariko muza kuza kunsobanurira neza nigeze akina na match. Mumbwira niba ikipe ya APR ikwiye gufata aba bagabo ikavuga iti reka tubongerere iki amasezerano, sibyo? Niba koko ari ekipe yifuza gutera imbere, ikipe y'ingabo munsi ikipe ya APR ntabwo yagakwiye gufata umuntu ngo imuhembe $15,50 ari uwo kuza kurya gusa no gutwara igikombe cya plastique gicara mu gihugu. Ibyo ntabwo byonyine bihagije. Neze batwi ariko yavuze igikombe cya plastique icyo ari cyo cyose, niyo cyari cya plastique cyaba gitambuka, niyo cyaba ari igikombe bashete y'isane ya mirongo. Oya buretse mbwire, niyo cyaba ari igikombe bashete y'isane ya mirongo plastique, cyako tikitwa igikombe ko kiribuza kujya muri meza. Urumva iryo nishema ku ikipe ya APR, ni ibigwi bikomeza kwandikwa ku ikipe ya APR. Ese nk'utumbwira ngo nose atwara igikombe cya CAF Champions League uzinyisha ngo Placide ari ku rwego se rumeze rute? None se Anastase twibukiranye ko APR nta bayishikera mu bihe byagiye bishira, bagiye bayishinja kwima abana b'Abanyarwanda amahirwe. Abahawe amahirwe turi kubabona barimo barigendera, bari kugurishwa. APR yaramuguze imwizeza amahirwe, ariko kuri ubu ngubu nibwo agiye kubona umwanya. Abadashoboye barimo barijyana. Dani ni umusore agiye usuzugurwa n'abafana. Ese uvuga ngo abadashoboye mu barijyana na Rage se arijyanye kubera ko adashoboye? Baraguzwe bari. Ndi kuvuga ba Rwabugiri, ba Dani na ba Medi ntabwo bigeze bakira. Reba Rwabugiri ahubwo sinzi mama niwe watumye na APR ivamo.
reba umwana uvuye muri akademi ya APR FC Ishimwe Pierre abyimbye shampiyona hose. ariko iyo uvuga ngo Rwabugiri watumye ikipe ya APR ivamo ntago nkemera uti gute ntabwo Rwabugiri yifashe ngo yishyire mu izamu uretse hari uwamuvuye ku makosa ya Rwabugiri ariko cyavuye ku makosa ya Rwabugiri kuki mutabanza gutekereza ku mutoza wananiwe kujera iminota 2 none se Rwabugiri niba nta defense afite niba nta mediane afite haraza kwikuramo iriya defense wangira gute ko muri amarushanwa ejo bundi ikinira ikipe y'igihugu bakadefanda bakagera ku mukino kimwe cya kane iriya defense uyinenga ikiriya defense APR FC niyo yakinye shani muri Cameroon niyo yindizwe ibitego bike iri mu defense yindizwe ibitego bike uhera gute umbwira ngo APR FC kuri yaravuye mu ruhare rw'abadefense Rwabugiri ndakibuze turabizi ushobora kufita ahantu uri kubogamira muri kano kanya sibyo tujye twemera APR ibyo ifite amafaranga turabizi sibyo kandi umukinnyi mwiza wese hano mu Rwanda APR iramufite none se iyo standard kariya Sadate ko umukinnyi mwiza kina mu ikipe nziza nka ndabyumva none APR yo umukinnyi wese ishaka yamubona none se nimba APR yarabashije yaragiye muri no mikino nyine ya CAF Champions League no mwaka ushize sibyo ikaviramo ku mukino wa mbere kandi nta mu bakinnyi tubona hano mu Rwanda turabizi ko ikinisha abanyarwanda gusa sibyo mu bakinnyi beza hano mu Rwanda APR yari bafite sibyo nese nimba byarayinaniye no kurenga amatsinda uri kumva umukinnyi mwiza none uri kumva ikabimufite sibyo none urambwira ngo kandi n'ubushize yari bafite abakinnyi beza turabaza abakinnyi bagiye kuyikina sibyo yari bafite bose urambwira ko kugeza ubu ngubu abakinnyi ifite hari ikintu bazayifasha kandi n'ubundi ko tuzi ko abakinnyi beza n'ubundi bushize yari bafite bamwe bakomeye sibyo hano mu Rwanda kuri ubu ngubu ngewe ntago mbona ikipe ya APR irenga imikino ya mbere urukumva ngirakomeza cyangwa se ngirarenga icyiciro cya mbere ngije mu kindi cya kabiri ku bwanjye ngenda ndabona ikipe ya APR itarashyiramo umunyamahanga cyangwa yinjiza umunyamahanga hari ikipe ari komeye kurusha Ubufaransa hari ikipe ari komeye kurusha Portugal reba ikipe zazikuyemo ariko Portugal igendera ku mukinnyi ntago wayishinga urumva ari amakipe ntago wayishinga ibigwi yakoze nese wavuga ko ikipe ya APR tuve kuri iyo ngiyo ndagwereza urugero muri Champions League yarangiye Istanbul Basakiri ntabwo ari mu itsinda rimwe na Manchester United ntiyayikubise ari Istanbul ikipe ndi Manchester United wareba n'abakinnyi ugasanga baratandukanye yakubwiye ngo hari igihe umuntu abyuka nabi ariko hari igihe ariko ikipe ya APR yabyuka nabi tujye tubyemera no kuva na kera iyi kipe yagize abakinnyi benshi bakomeye none se usibye amateka wenda ushobora kuba yarakoze 2007 niba 2008 yambyibuka neza ikaza gutsinda ikipe kimwe cya kabiri se cyahehe yari itarizwa CAF Champions League muri kimwe cya kabiri ariko kubwira ngo kimwe cya kabiri ibyo bintu bya 2000 na kangahe na kane muri Cup Winners mureke mbabaze mwabagabo mwe muretse mbabaze gatoya mu mwanya wo gatoya mbabaze ariko iyo bajya kuvuga ngo Real Madrid ifite ibikombe 10 na bingahe bya Champions League baravuga bati ifite 8 bya Champions League ikagira binga buretse gatoya noneho ikagira bingahe byatangiye gukinwa mbere yuko yitwa Champions League sibyo hanyuma si iyo bagiye gutanga Ballon d'Or ubundi twa Champions League ako se ubundi banza urebe ni bande bakinyi batwaye Ballon d'Or mbere yuko Champions League yitwa Champions League bwaje umbwira ngo George wa president wa Liberia none se umuzi noneho urazere twa Champions League uranyigabije Real Madrid barakifite 13 bariko baraniza yatwaye zititwa Champions League nanye kubwiye ko yageze muri semi final itakitwa gwiki itari kwitwa CAF Champions League nibyo nshaka kukubwira ibyo ni wari wabivuga ahubwo sinzi impamvu utabizi nkawe ntabwo impamvu utabizi ntabwo ari umufana wa nyawo oya ntabwo kuri na APR kuko nta nubwo ngomba kwe hano turi mu kiganiro nta mpamvu guhengamira ku kipe ngo nukuyifana ariko tugendere ku mateka ibyo ngibyo biranditse mu mateka iyo bavuga ngo mu mateka ya APR nirarenga amatsinda uba wumva iki Mase yararenze none ntawubizi okay reka ingingo tuyiveho oya mwemeretse kuyiva ariko ano star kambanze mbabaza ikibazo
kugira ikiganiro kiryohe gutya wowe wabazaga ikibazo ati kuki bongere amasezerano aho kugura abandi bakinnyi urashaka bagura abahe bakinnyi ariko nk'ikipe anyway bafite ngo system yo gukinisha mpatsa abanyamahanga mu mwaka utaha w'imikino ariko iyi system ya mpatsa akanyarwanda mu myaka 10 nta musaruro itanga mu ikipe ya APR niba uyu munsi wa none no mu bayobora iki gihugu cyacu bafata urugendo shuri bakajya kwigira ku bandi cyangwa amahanga akava ibwota amasimbi akaza kwigira hano mu Rwanda ubundi nka Mukama nk'umuntu wiga indimi yakaba yabizi na Murindwa na Abraham no bantu biga twa ntitwize indimi ariko byibura turagerageza hari ijambo nambwiye Abraham gani inama irakuka saka abandi sinzi niba Mukama nk'umuntu wiga indimi icyo kintu cyumva inama irakuka saka abandi kubera iki entranje iva mu Busuwisi ava Bangladesh ava hehe uyu munsi wane nakubwira ko ingabo z'u Rwanda RDF ari zimwe mu zifatirwaho urugero n'izindi ngabo z'amahanga uyu munsi wa none ntawebewe ko u Rwanda nk'igihugu muri East Africa ari rwo rufite ingabo zizi kurwanira ku butaka kurenza ibindi bihugu bya East Africa sinzi icyo kintu bucyumva just kubera iki Uganda ishobora kuza Uganda ko tuyizi nayo mu kirere ko ari babi bashobora kuza bakigira ku Rwanda eske ku kirono nk'u Rwanda tugenda tukigira ku ngabo za Kenya mu kuzamuka icyo kintu acyumva kubera iki mu mupira w'u Rwanda kuko muri mufashe system y'abanyarwanda mu mwaka 2-3 nta musaruro baguha uyu munsi wana twumva n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bikoramo abanyamahanga za BBC zikoresha n'abanyarwanda cyangwa n'abarundi eske ngene icyo niba si mpaka na politike y'ikipe ya APR nta n'uruhare mbigiramo pe ntari umukinnyi nishyura ariko se nanone ni nanziza pe ariko se nanone ariko itanga umusaruro imbere mu gihugu ibyo byo ntago tubihakana wenda no muri equipe nationale simbizi wenda niba twahita ko yabaye academic igihugu ariko nabwo ntacyo byabitwaye sibyo ariko si uyu munsi wa none tujye sinzi tujye okay twicare dusasa inzobe cyangwa se tujye inama nk'abaryi b'imbuto twirengagije ko haraye twaba dufana ku bwanyu mubona ikipe ya nk'ikipe ishaka kugera kure koko muri CAF Champions League uyu munsi ngiye mbona ko yakwiye kubiri ku rwego rwa Mamelodi rwa Kaizer Chiefs rwa Al Hilal za Wydad Casablanca nandi Maroc meme na za Nyimba zo muri Nigeria none se mukurikije nk'ikipe ya APR uburyo yifuza gukomera unakurikije uburyo n'ubuyobozi bwayo bavuga bati turashaka kwandika amateka byari bikwiye ko system mu myaka 10 maze nta musaruro itanga ku Rwanda mpuzamahanga ari yigumana ariko reka mbabwire wenda icyo muri kubona bari gufata abakinnyi bakabongera amasezerano urabona abakinnyi bose nubarekura bakagenda urajya gutangira bundi bushyashya kandi uzi kuri kwitegura amarushanwa yegere ko yarekuye abanyamahanga ntiyatangiye bundi bushikazana abanyarwanda ariko yari amarushanwa n'ubundi yari yimaze kuyakina yari yarangiye ariko ubu ngubu baregereje ari hafi reka dutegereze turebe wenda na perezida wa APR chairman rwose Lieutenant General Mubaraka yarabivuze ati katurebe burya aba bana bagiye kwitwara ni mu magambo yavuze turebe burya aba bana bagiye kwitwara nibwo bizaduha ishusho nshimye ko bivuga ko ari abana nyine urumva nta mwana usya aravoma ariko bivuga ngo ni abana b'abanyarwanda giye icyo kintu ntago njya nyumva ngo ni abana b'abanyarwanda okay ariko reka tubyemere bafite amaraso y'abanya ariko ni abana umwana uhembwa miliyoni 15-30 abaho mbere yo kuvuga gutyo reba ubivuze ninde uvuze ko ari abana ninde ubivuze biramureba rwose mu burenganzira bwiwe kuba Mubaraka yaza akabivuga c'est la même chose sibyo afite n'impamvu abivuga ariko se mu myaka 10 we niki yakwereka aba bakunzi b'ikipe ya APR gezeho urebye wenda uretse hano mu Rwanda tuve hano mu Rwanda nta kintu kigaragara naye nabyemera nta kintu kigaragara ndi numwe mu bantu bifuza ko APR
isubizaho abanyamahanga kuko wibutse APR FC yakinagamo ba Lionel Sempre wibutse APR y'abantu Ribo Kungu papi fati ngaho nyimvira nawe n'aba Selemani uyibutse ukibuka APR y'abatayitasi murama nibwo tuvuga ngo APR FC niyo yari APR bizagorana cyane kubona APR ya Ntaganda Elias bizagorana kubona APR ya Ngomirakiza Hegman bizagorana kubona APR ya Ndori Jean Claude biragoye ariko iyi sije bwa kwirabo gaca tuyivuga ariko wenda gato tuva kuri isije barafinda koko ngo yaba yasi cyangwa nubundi ni igihuha kigenda nka wa muyaga w'ishuheri iteka ndakeka twese ko turi hano ni ibintu tuzi neza ibintu bya APR biba ari ubwiye uravuga ko wasinye barakureka ubundi kadutegereze ntabibabwiye kadutegereze ino liste ya kafu bazatanga muri kafu nayo izatwereka ese APR FC abakinnyi yagiye ivugwamo barasinye ibintu atangiye kujyana n'umva babujije Meri Bayisenye na Zidane kongera amasezerano mu ikipe ya AS Kigali ngo reka tubanze turebe rero ni ugutegereza tukareba urutonde APR FC izatanga muri kafu ubundi tukareba nyine ahantu bagiye kugarukira nyine hano hirya ubundi tukaza kuba nyine dutegereza iya politiki y'abanyamahanga izaza umwaka utaha tukareba wenda ko ari cyamarira APR FC kuruta ino myaka 10 ishize. mu ikipe ya Rayon Sport reka duhere kuri Nishimwe Blaise turaza no kuganira kuri Ndize Samuel ndetse na Barafinda koko niba yagiye cyangwa se ari umukinnyi wa Rayon Sport. Nishimwe Blaise uyu muhungu wa Mateso muramuzi cyane mu ikipe ya Mukura Victory Sport Waziri uyu mugabo acyafite amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport ariko ekipe ya APR iri kumugera amajanja iti rwose turagutwara uri umwe mu bakinnyi b'abahanga twabonye kandi wagaragaje urwego rwawe. Rayon Sport bati ntabwo bishoboka ko Nishimwe Blaise twamubaha ariko bati byanga byakunda mwamuduha n'amafaranga tukayabashyiriraho tukabagereka n'umuzamu Ntwari Fiacre. Ubuyobozi bwa Rayon Sport ntabwo bikozwa ariko umubyeyi wa Nishimwe Blaise Mateso ati uracyafite amasezerano y'ikipe ya Rayon Sport atujya kugenda ngiyewe ntacyo nabivugaho sinanabitindaho aracyari umukinnyi wa Rayon Sport. Ese biraza kuba bya bindi by'amarashya mugeni Rayon Sport iganirize hanyuma APR ize itware? Ndahera kuri Mukama Janvier atubwire koko Blaise no kuguma muri Rayon no kuva mu ikipe ya Rayon Sport. Turi mu isi y'amafaranga turi mu isi y'amafaranga nk'uko ubivuze ariko simbona Blaise ava mu ikipe ya Rayon Sport yaba yisemo nabi. Iyi APR FC ari kuvugwamo ni ikipe iri kongera amasezerano Jabel ni ikipe harimo abasore bakiri bato bagifite amasezerano nka Baruboneka Bosco rero ndumva kandi bose n'abakinnyi bakina kuri poste zimwe nande na Nishimwe Blaise nk'uko isi yabimubwiye aracyafite amasezerano ya ekipe ya Rayon Sport nagumye muri Rayon Sport akina umupira yigaragaze ko ntago wabona yigaragaje umwaka umwe kugira ngo n'undi niko bizagera. Ubu turi kubona Juma muri APR tuzi hari ubu buryo yigaragaje muri cyo yakeka igihe yari abaye na top scorer APR iramugura ariko kuri ubu ngubu nta kintu yerekanye. Reka dutegeze ngiye ku bwanjye nakifuriza Blaise ko aguma muri ekipe ya Rayon Sport akabanza agakina dore ko ari nabyo se yamubwiye kiyo APR uri kuvuga wajyamo utegiyemo niba ngubu wazayijyamo
wazayikinamo nabanza kine amasezerano yo muri Rayon Sport n'ibintu aba ngombwa niba nanabishaka wongera andi muri Rayon Sport abanza kine umupira ni umusore Rayon Sport yamuritse tukamubona muri ekipe y'igihugu nkuru dore ko yaje ni naho APRFC ndakeka n'abantu bose bahise babonera ko ari umukinnyi mwiza kuri la match ya Central Africa nyuma yuko atanzurira umupira uvamo igitego cya Jacques no hantu bahise bavuga ko uno nishimwe Blaise ari umuhanga rero ise n'ibyatangaje ati ni ngewe umugenga haracyari umwana mu rugo ntago aramenya kwifatira imyanzuro wena ngo bagiye kugenda babitekerezeho barese barajya muri APRFC ese baraguma muri Rayon Sport ariko ku bwanjye nkanjye mukama rwose ndifuriza Blaise kuba yaguma mu ikipe ya Rayon Sport kuko APRFC ndakeka nta hantu yamenera bukuru twaye tuzi umuhanga yarigaragaje APRFC itwara shampiyona idatsinzwe ariko bitewe na covid bukuru n'umwe mu bakinnyi Adiri yagenderagaho ariko umuntu usore yitwa Ruboneka Bosco yaraje bukuru ajya ku gatebe rero simpamya neza ko iriya APRFC igitozwa n'umutoza Adiri hari umukinnyi n'umwe witezweho ko yakwicaza umusore Ruboneka Jean Bosco rero ndi Blaise naguma muri ekipe ya Rayon Sport nkakina umupira uko mbyumva ko Rayon Sport ikipe iteguye kumuha umwanya ni ikipe iteguye kumuha umwanya nta mukinnyi ukomeye Rayon Sport ifite hagati ba Jean Vital Urega baragiye nta mukinnyi twavuga ngo kangaranye ufite ubushobozi bwo yakicaza Blaise mu ikipe ya Rayon Sport ariko muri APR barahari bamwicaza ba Jaberi bamwicaza ba Ruboneka bamwicaza ko Ruboneka wagira ngo n'umuhungu wa Adiri rero ndi nago nakumva cyangwa ngo mu nyungu z'abakinnyi b'abanyarwanda bakiri n'abatoya ntago nakifuriza Blaise kuba yajya mu ikipe ya APRFC ariko nabanza kine umupira muri Rayon Sport ariko ibyo byose bizaterwa n'amahitamo y'umukinnyi bizaterwa n'amahitamo y'umukinnyi ese arashaka kuguma muri ekipe ese arashaka kugenda cyo ngicyo nicyo kizaduha Blaise wa nyawe ese araguma muri Rayon Sport arajya muri APRFC nibyo ngibyo hanyuma murindwa kuri nishimwe Blaise dukurikije urwego rwe rw'imikinire urya performance uburyo yigaragaje mu mikino ya shampiyona yakinwe muri foruma abantu tutari tumenyereye kuko ira foruma yarukaga mu 1995 Kiyovu Sport twari icyo gikombe ndabyibuka uburyo bwose shampiyona kinwamo kuri Kiyovu Sport yatwaye ibikombe Rayon Sport nubwo nayo yabukeneye ariko ntabwo yigeze ibasha kugira amahirwe y'ukegukana iki gikombe ese kuri nishimwe Blaise aremera imishyikirano na Rayon Sport ngira ngo ayemeye yaba ari amahitamo mabi kuri we gusa njyewe ikintu nabasha kukubwira ahangaha uyu nishimwe Blaise ni umukinnyi wigaragaje cyane muri no shampiyona ishize ndakubwire tone ndaje ndagusobanura sibyo njyewe kubwanjye kumva nimba pe turi mu isi y'amafaranga turabizi kandi ujya no gukina cyangwa ujya gukora akazi ukeneye iki amafaranga sibyo ariko se mbere yo kuvuga ngo nshaka amafaranga ayo mafaranga ninyabona ahubwo njyewe ayo mafaranga nyabonye bigendanye n'urwego rwanjye ndiho cyangwa se amafaranga nyafasha ro kugira ngo n'ubundi ya mafaranga nyafate ambesho nuko ariko kariyeri yanjye igende igabanyuka sibyo ibyo bintu yakabanje kubyiga kuko njyewe ubwanjye ntago njye nakishimira cyangwa ntago nakifuriza kubona Blaise akinira ino ikipe ya APR kuko ino ikipe ya APR harimo abakinnyi benshi sibyo bakomeye kandi basa nkaho bari ku rwego rwe hejuru ho gato bamusumbye ba Gilbert ba Ruboneka abo nabakinnyi bari hejuru cyane sibyo njyewe ku bwanjye uno Blaise nimba ashaka kujya mu ikipe ya APR sibyo kujyamo araba yicaye kare n'undi aragenda naga azabona uwo mwanya uhagije kandi mu ikipe ya Rayon Sport yabonaga umwanya uhagije ikamuha umwanya imuhaye akawubyaza umusaruro ku bwanjye nago njye nakishimira ko ino Blaise ajya gukinira mu ikipe ya APR kuko nubundi nukujyayo abakinnyi turabizi APR beza bose ibi bifuza pe iba yumva ko yabibikaho ariko ni handi bagendaga bavuga ngo APR igenda ikica kariyeri z'abakinnyi cyangwa se kaveteza abakinnyi bayo bitewe n'urwego bagiye bakura mu makipe atandukanye aba batipe aba bakinnyi cyangwa bagenda bazamuka mu makipe akomeye bakitwara neza n'abakinnyi
bafite urwego rwiza kandi n'abakinnyi baba bazi umupira sibyo. Mwe nishimwe Blaise azi umupira yarigaragaje cyane, nubwo n'umwaka umwe ngira ngo wenda nubwo bagiye akina nyine mu makipe atandukanye, ariko byaragaragara ko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nziza yo kugira ngo ikuriremo. Turabizi ko APR ibishaka akenshi na kenshi umukinnyi wese uvuye muri Rayon Sport ibimwifuza kandi umukinnyi mwiza sibyo. Ni amakipe abahanganye cyane. Ku bwanjye rero iyi kipe ya APR cyangwa se uyu nuza nishimwe Blaise ni umukinnyi wakagombye kwicara hasi akabanza agatekereza akiga ati se amafaranga nicyo kintu kijya mbere. N'uyu usengera ngo uyu Matesi ngira ngo yamubwiye sibyo. Nimba nta uri umwana mu rugo ntago ugomba kugendera ku mategeko yawe, uracyari umwana, uracyafite amasezerano kandi uracyafite imyaka myinshi yo gukina. Banza utuze ukine umupira. Okay, sezo ya mbere uyikinye neza birakunze, gerageza ukine n'iya kabiri n'iya gatatu. Ushobora no kugira niyo kipe ya APR ishobora no kutagugura cyangwa se ikazakubona ku rundi rwego ruri hejuru n'aya mafaranga wifuzaga cyangwa se watikiraga ushaka, ugasanga iyakubye na kabiri sibyo, cyangwa se mo kimwe ugasanga abengutswe n'andi makipe yo hanze, ugasanga abashije no kugera ku rwego cyangwa se birutwa yuko cyagiye bamwifuzaga mu ikipe ya APR akagenda akicara, ugasanga karere inanapfuye, ugasanga nta bakinnyi benshi twagiye tuzi ko bigaragaza cyane mu makipe agiye atandukanye, ariko APR yabagura ugasanga basubiye ku rwego rwo hasi. Rero ku bwanjye uyu Blaise nakishimira cyangwa se namwifuriza kuguma mu ikipe ya Rayon Sport, akabanza akubaka nk'izina nk'uko bajya babivuga nyine, yarangiza akabona gutekereza nyuma amajije kubona umurongo wa nyawe n'urwego ahagazeho. Kuko ntago nakumva yuko wenda Blaise uru ni rwo rwego cyangwa se nibyo bintu bihagije akora, cyangwa se nibyo bintu niwo musaruro we uhagije. Uyu Blaise afite umusaruro cyangwa se afite umupira mu maguru wo ku buryo yatera sezo zingahe akabasha muri 3 zonyine zaba zihagije kugira ngo abashe kumenya urwego ahagazeho, akabona n'ikipe cyangwa se n'amafaranga amukwiriye cyangwa se n'ikipe yabakinira ikabona kugira ngo ibashe kumenya urwego yarahagazeho, noneho bikarangira yuko akabona kujya gusinyira ikipe amenye urwego ariho, cyangwa se amakipe yifuza se najya gukinira ikipe bitewe n'urwego rwanjye ikipe yose imwifuza, nayo mafaranga APR ugasanga yakubye kabiri. Ni ibintu byaba byiza cyane kuri we. Ndumva ku bwanjye yabanza akicara mu ikipe ya Sport akabanza agakina umupira agashyira hamwe n'abandi bakinnyi nkuko se abyifuza, ubundi ibintu bikagenda neza cyane kuri Blaise. Hanyuma muri rusange reka tugaruke kuri Sano Juru Blaise mbere yuko tuza kuza kuri Mugisha Abraham. Operation ya Blaise Rayon Sport APR, Operation Blaise Rayon Sport APR, sinzi uburyo uri kubyumva. Ese kuba Rayon Sport yifuza kugumana Blaise, kuba Blaise yifuza kujya mu ikipe ya APR, kuba nanone se wa Blaise yifuza ko umuhungu we aguma mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo abone umwanya uhoraho anazamura urwego rwe rw'imikinire bitandukanye n'urwo afite ubu ngubu, hari iki ibyo bintu byamumarira? Kuri njyewe rero, kuri njyewe ukuntu mbyumva, ndumva ndi kubyumva bitandukanye kimwe namwe. Ati gute? Nk'ubu ngubu baravuga ngo turi mu isi y'iki y'amafaranga, ni ibyo ngibyo ubundi wabyivugiye. Kuba APR FC ishaka kugura uyu mukinnyi biravuga yuko hari n'akantu, hari n'ikintu kiziyongera ku mafaranga yabonaga muri Rayon Sport. Rero kuba turi mu isi y'amafaranga bivuze ko nje nago kuri nje nababwiye ngo ndi kubyumva kimwe namwe. Sinzi impamvu sinzi ukuntu nabivuga, ukuntu muri kuvuga ngo hari abakinnyi muri APR bamwicaza ngo muri Rayon Sport ngashobora kuguma hariya akabona imikinire, ariko
gute yahama ahandi kandi akeneye kugira ikintu azamuka. ubwo bivuze ko noneho ikiza kuri Blaise akeneye ya competition akajya guhangana n'aba bandi tuvuga ko bamwicaza. Iki ukuntu nabyumva niba yifuza ko yazamura urwego azaruzamura adakina. uravuga urwego gute competition mu myitozo gusa kuri wowe nkurikije uburyo Blaise arimo kubivuga uyu munsi none arakubwira ngo ntago arimo kumvikana natwe ntago avuga rumwe natwe. Murindwa bikomojeho ngo hari abamwicaza muri APR. Blaise nibyo ari kuvuga ngo ntago yemeranwa natwe ko yumva ko hari abamwicaza muri APR. Nanjye ndamuhaje nti cyari cyo gihe none cya Blaise cyo kujya guhangana nabo twita ko bamwicaza. Kuko niba dushaka ko Blaise agira urwego nyine muri Rayon Sport ni titireri kubera ko adafite uwo bahanganira nawe. Nicyo Blaise niyo mediane ya PRFC mu gihe bazaba bahuye bahangane guhangana nayo barahanganye niyo mpamvu uyu munsi wa none APR iri kumwifuza ko yamaze kumubona twabonye uburyo bahanganye muri mu mukino wabaje muri championnat. Uyu munsi APR itakubona ubuhanga nyine cyangwa wahuye nayo ngo uyigone ntishobora kukwifuza. mwe muretse ubundi mbabwire nta kuntu urabona tuvuge wiga nko mu wa gatatu sibyo tuvuge nda primaire mu wa gatatu primaire sibyo noneho undi mwana aje gutangira sibyo wowe uzahita wiyumva ko wageze kuri rwego rwa wa muntu ku buryo wahita usimbuka mu wa kabiri ugahita ujya guhangana nawe utabashije kwiga mu wa kabiri. Kuri njyewe rero ingero muri kuma njyewe mfite ingero zisumba izanyu. Umaye urugero rwo mu ishuri oya nanjye n'urugero nari nguhaye kugira ngo Anastase ari kuvuga ukuntu ushobora gukompeta nabo ngabo bakompeta erega murindwa jibanzu bimenye buriya niba uzi kuri umuhanga ukaba uzi kuri kuganira n'injiji wa undi warukuzi w'ubuhanga nazo zagiranye ibitekerezo byawe na yanjiji muri kuganira. Nicyo nshatse kuvuga uyu munsi wa none niba Blaise performinga muri yari umuhanga birakenewe ko ajya guhangana n'abandi babahanganye banganye urwego. Sinzi niba icyo kintu cyumviza uyu munsi wa none njye ninza nkagufata murindwa ibiri hanze tujye hariya kwa admin cyangwa kwa runaka tujye kunywa agacupa utekereza ko umuntu nawe ukuza asanzwe akuzi kuri biri hanze nazavuga ati Anastase yarangiye noneho we arenze kuba biri hanze. yanafunguye bya icyo rero nicyo Blaise yashatse gusobanura nuko tutamuhaye umwanya ngo kivuge. oya reka njye mbivuge neza mbivuye inyuma mbicukurire hasi mbive hasi bivanda munda harisi manze mbicukumbure. Anastase watanze urugero nkawe Murindwa watanze urugero ukuntu ngo by'amashuri nanjye ndaguha urugero ni gute wajya kuba tuvuge twiga mu ishuri mu mashuri atandukanye ariko mu mwaka umwe ni gute ukuntu njyewe niba mbu wa mbere nawe ukaba ubu wa mbere tuzahama duhanganye gute ni gute bavuga ngo njye nawe ninde urenze. Ni ngombwa rero kuza nkusange turebe ukuntu njye nawe dukora cyane bamenye ngo ninde urenze. Nibyo mvuga rero kuba uyu mukinnyi agiye muri APR ishaka kumugura asanzeyo nk'uko mwabivugaga hari APR ifite abakinnyi barenze asanzeyo babakinnyi barenze asanzeyo abakinnyi barenze bari ku rwego rwo hejuru. Sinumva ukuntu bashobora kumwicaza gute muri kwiyumvisha ukuntu ubuyobozi bwa PRFC bwamwicaza muzi imipango ye. Ahubwo ku mugani nk'uko bikomojeho umukinnyi nka Blaise ku mugani akeneye abantu akeneye challenge abantu bahangana nyine wenda nk'uko wari ubivuze ku mukinnyi nka Blaise sinzi nimba ari cyo yatekerejeho ashaka kujya muri APR agiyemo muri APR ashobora kujyamo agahangana nabo urabizi kugira ngo ubone umwanya hari undi mukinnyi warusanzwe uriho bisaba gukora cyane wenda agakora cyane noneho urwego rwe rukazamuka ariko nko ku mukinnyi nka Blaise wenda sinzi nka kariyeri ye ashobora kugenda bikanga guhangana kandi mu gihe yarari muri Rayon Sport yagumye muri Rayon Sport iri kwiyubaka akazana n'abandi noneho akazamura urwego rwe rukagenda ruzamuka noneho
wenda hasigaye nk'umwaka umwe ku ikipe nka APR ifite amafaranga hasigaye nk'umwaka umwe ishobora kumugura byoroshye noneho akaza hari urundi rwego yafashe akanabasha no kugira umusaruro atanga mu ikipe. yewe sinumva impamvu muri gushyira Blaise muri APR Wenda sinyumva naguciye mu kubera icyumva ko ataguha muri Rayon Sport akaba yakina mu ndi mwaka akaba yaje gukina handi atari muri ibyo APR. ndabyemera ndanakubaza ikibazo kimwe umbaze ntari we nk'umufana wa APR ubundi mbere na mbere mwifuza akazi. Blaise ni umukinnyi mwiza nicyo cyambere ndi bukubwire urumva Wifuza APR akazi? se ase burya n'umufana wa APR ifite abakinnyi ifite abakinnyi bakomeye hagati. Blaise sinzi impamvu muri kumushyira muri APR gusa yagumye muri Rayon Sport agakina uwo mupira yarasanzwe akina agahangana muri shampiyona kigaragaza kuki atahubwo n'ikipe yo hanze. None se sinzi impamvu mwafashe umwanzuro kagomba kujya muri APR muri Rayon Sport sindi kumva ibyo ndabyemera ibyo uri kuvuga ariko muri APR bari kumushaka aracyafite amasezerano na Rayon Sport ariko beme muri Rayon atereyo sezo nigaragaza ntiyabura ikipe yo hanze mu ngo Abraham na Blaise uyu nguyu turi kumwe turi gukorana ikiganiro mutajya ngo ni Blaise uyu turi kudiscussingaho ndabyumva Blaise yakagiye none tuvuge ko agiye mu ikipe ya APR sibyo kugeza ubu ngubu abo bakinyi ba Jabel ndetse nabo baruboneka sibyo n'abakinyi bamaze gukomveka no mutoza Adiri sibyo simbona rero ukuntu abakinyi babanzamo umunsi ku munsi guhera umukino wa mbere wa kabiri wa gatatu bakarenda barangiza match nago nabona ukuntu bakayirangiza sibyo nago nabona ukuntu rero uyu Blaise yaza agahita akuramo Jabel Adiri nyine agahita akuramo Jabel akinjizamo Blaise ntabwo bishoboka sibyo nabyo babiryamye ko Blaise yajya mu ikipe ya APR buretse nkubaza muri uwo mwanya azajya gufata yiyadopta mu mikirere ikipe APR babaza ikibazo mu gihe APR yabigurishije akajya muri ekipe nawe akagenda akabona uwo mwanya akagurishwa hakaza abandi njye ntabwo numva impamvu mwafashe umwanzuro ko Blaise agomba kujya muri APR kugira ngo ahangane n'imikinire y'amakipe buriya iratandukanye ashobora kuba komveka muri Rayon nk'uko ubibona ariko yagera muri APR bikamunanira ariko nta kuntu nabona umuntu wamenyereye ekipe ya APR urukumva Jabel barumunika abangaba dusanzwe tuzi imikinire ya APR barayizi n'ukuntu ikipe ibaye barabizi ibintu byose barabizi sibyo kandi n'abakinnyi bamaze gufatisha sibyo nta kuntu rero mukama uretse nkubaza ikibazo ndakubaza unsubiza sibyo reka nkubaza ikibazo kimwe uremera ko aramutse aje nako niyihe mpamvu APR imaze imyaka ingahe imushakisha uyu mwaka wonyine uyu nguyu kundi bwagaragaye none se kubera iki iri gushaka kumugura inamusinyishe kubera iki iri gushaka kubikora yagakwiye kuba APR FC ishaka kumusinyisha cyangwa ngo imukinishe mu mikino kubera iki iri gushaka kumugura si ukugira ngo imukinishe ibyo ngibyo byo kubiri gushaka kumugura urumva ntabwo twabitindaho ko ntabwo ariyo kipe yonyine yabishatse umukinnyi simubona urumva ariko twebwe turi mu kiganiro twibaza tuti ese yaba ariyo mahitamo meza ya Blaise cyangwa yaba ariyo mahitamo mabi kuba APR yamugura pe yamugura kandi tukazatumira kuko naruboneka yaguzwe hari uri kumva ko APR yamugura ntimukinishe oye nese kambaze nkubaza Juma ntiyaguzwe yarakinnye ntiyaguzwe yarakinnye nzotanga ukina kabiri ntiyaguzwe yarakinnye se bafashe abangaba babiri bafashe icyemezo ko Blaise agomba gukina APR ntabwo ari uko twafashe icyemezo kandi nta nubwo ari natwe duhitamo ko umukinnyi agomba kujya he mu ikipe ahubwo icyo ndi gushaka kukubwira umukinnyi ashobora kuza bitewe na performance ye agakuraho wa wundi wari usanzwe ndaguha urugero nko mu ikipe ya Manchester United haje Bruno Fernandes hari abandi bakinnyi bari basanzwe bakinamo ariko abo bakinnyi baricaye Bruno Fernandes afata umwanya arayobora unyibutsa ibuye
ugarutse kuri Manchester United nubwo atari turi kuvugaho bajya kuzana Bruno mu mwanya bari barwaye wabonaga bari kwakirisha umusore Andreas Pereira bakirisha Andreas Pereira rero niyo mpamvu n'ikipe ya APR yazanye abo bakinnyi none se reka nkubaza ikigaragara cyo mukamuri gutekerereza iki ubuyobozi bwa Rayon Sport cyangwa uri gutekerereza Blaise reka nkubaza nuko mwatandukiriye twavuze tuti niyo mahirwe meza cyangwa niyo mahitamo meza yuko Blaise ajya muri APR kutwagwa muri Rayon. Why not Blaise atajya muri ariya marushanwa noneho agahita agenda ashobora kubura umwanya ariko Jabel byange bikunde najya muri ariya marushanwa ikipe ya APR izagurisha ntabwo yarari kuyakina se izagurisha banza wumve reka nkubwire wowe ibyo uri kwivugisha Blaise ntawari uzi ko yagiye kuri ruriya rwego yagiye mu ikipe ya Rayon Sport akinira Amavubi banza wumve akinira Amavubi agikinira Amavubi match imwe yonyine niyo yamugaragaje neza ikipe ya APR itangira kumwifuza batangira no kuvuga ko ari umukinnyi ukomeye rero sinumva ukuntu atagenda ngo yicaza abo yari ikintu ntari kumva ruboneka Bosco yahamagawe mu ikipe y'igihugu urayikurikirana se yarahamagawe guhamagarwa gusa none bamuhaye umwanya yahawe n'uwo Blaise yahawe kuko bose nta n'umwegeze abanza mu kibuga bose baje basimbuye ariko uwigaragaje none se rega ruboneka ni defending mid undi akina ari box to box ariko ntabwo nese ukambaze nkubaza mani wavuga nk'urugero mani uri gushaka umukinnyi ukina yugarira wo hagati twirengagize dufite ba McTominay none nyine zibafite uwo mukinnyi naza bazicara erega sinzi impamvu muri gutandukira wese abantu niyo mahitamo meza cyangwa niyo mahitamo mabi ngira ngo wenda icyo navuga gatoya kugira ngo dusoza kuri deba tujye ku bandi mu gihe cy'iminota igeze nko mu 10 dusigaranye yonyine ubundi amahitamo meza y'umukinnyi ni ubwo yamenye natwe ibyo turabivuga nk'abasesenguzi turabivuga nk'abanyamakuru sibyo ariko niba papa we yicaye akamubwira ati uracyafite amasezerano y'ikipe ya Rayon Sport uracyasabwa gutera umupira kandi ukagera ku rwego rwo hejuru ntawakwanga kujya mu ikipe ya APR yewe ko ushobora guhembwa miliyoni 20 kandi ukabaho neza mu kwezi kumwe ukabuguze Range Rover yawe uyishyize hariya ariko kugira ngo wihutire kurya amafaranga byaba byiza ubanje gutekereza kabiri bakavuga uti ese niki ndi bukura hangaha ngomye mbere yuko njya hariya none nkazajya kuri rwa rwego nifuza kuba nageraho wenda icyo navuga kuri njyewe amahitamo meza ya Blaise nuko yaguma muri Rayon ahubwo kazajya mu ikipe ya APR sezitaha wenda cyangwa se mu kindi gihe bibaye ngombwa nabwo kandi erega Blaise turi kubona tumubonye mu mezi abiri yonyine gusa sibyo ninde muntu wambwira ko yarazi Blaise naguciye mu ijambo Blaise ntago nari imuzi ariko why not adashobora kuguma muri Rayon Sport none wakitwara neza akaba yajya mu ikipe itari niyo mu Rwanda mbere uko akomeje akinnye umupira asanzwe ari gukina ubu ngubu ndakeka ko nta champion y'u Rwanda irerekanwa yego nasica kubitangazamakuru bihambaye twavuga ngo za Super Sport nandi nibindi bigo byerekana ino mikino ni RBA yo mu Rwanda ariko abakinnyi baragaragara ku mateleviziyo ibyo birumvikana aba manager bacaracara bareba why not ataguma muri Rayon Sport ngakina umupira nk'uwo asanzwe akina noneho ikipe yindi itari yo mu Rwanda itari na APR FC izazi mwifuza ngabe yajya gukina naho hanze atirize kujya muri APR FC sinzi impamvu muri kumva ko APR FC yo ariyo ikipe yonyine ifite ubushobozi bwo kuyagurisha hanze sinzi impamvu muri kubyumva gutyo kuki utumva ko n'iriya nama yamugiriye atari Rayon Sport ya converse none se niba kubwiye ngo uracyafite amasezerano ya Rayon Sport gumye ukine wazabona APR wazabuyijyamo ntavuze ngo uzayijyamo wazabwijamo nawe ntabyizera reka ibyo ngibyo tubiveho tubyihorere mu gihe cy'iminota mike isigaye 7 cyangwa se 8 ese ndize Samuel kongera amasezerano bivuze iki muri Rayon Sport ese nanone barafinda nuwo kuguma muri Rayon cyangwa no kuva muri Rayon Sport reka mpere kuri Blaise tubwiye kuri barafinda koko niba ari uwo kuva muri Rayon cyangwa se ari kuguma muri Rayon Sport mu gihe kitarenze umunota umwe
uko mbyumva njyewe barafinda ko no kuguma muri Rayon Sport kuko afite performance nziza igaragarira buri muntu wese aracyafite amahirwe menshi muri kariyeri ye yo gukina akagaragaza impano ye cyane ko afite performance nziza irenze kuri nge rero navuga ati cyangwa namugira inama yuko yaba agumye muri Rayon Sport akakomeza kureba mu myaka iri imbere bimeze bite ndizera ko imbere ye hari heza cyane ndumva icyo nakunganiraho ibi situation ya Gilbert ntabwo imeze nk'iya Blaise. Gilbert aramutse agiye muri APR ni umusore wawe ugiye gusimbura nde Byiringiro Rag ese Blaise agiye gusimbura nde nicyo cyonyine. hanyuma kuri Murindwa Ndize Samuel kongera amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport ni option nziza yo kuguma muri Rayon Sport akayifasha cyangwa wenda n'izindi mbaraga zakongerwa mu bwugarizi bw'ikipe ya Rayon Sport. ngira ngo ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ntago byagaragaye bizwi ko na defense urukumva haba muri defense haba abakina hagati ndetse n'imbere ubona harimo ibintu bitameze neza ariko usanga ano makipe nyine ariko ku bwanjye ikipe ino Ndize Samuel cyangwa se ino Barafinda ku bwanjye numvaga wenda bakagumye hamwe ni ikipe ya Sport bayinyuranyemo ibibazo banyuzemo muri nose ishize barayizi nta kuntu rero waba ngira ngo yigeze kubigarukaho nta kuntu waba ubana n'umuntu ndikumva wenda tuvuge ararwaye ngira ngo urugero ndumva ari wowe wigeze kurutangaho warangiza wabona arwaye warangiza ukaza kumuterana ati ararwaye kandi ari wowe akakwiye kumurwaza rero nta kuntu wambwira ngo ikipe ya Sport ifite ibibazo nk'ibi ngibi by'abakinnyi bagiye kandi ikeneye kwiyubaka nabo bakinnyi beza bayirimo ngo bagende nibibaho ari wowe bigizamo uruhara ahubwo ndenda byo ubareba ntago rero byakunda kuko nta nubwo nabyifuriza cyangwa se Mugisha Gilbert ntago ngiye ku bwanjye ndumva baguma hamwe sibyo bakabasha kuzamura ikipe bagambona gutekereza nyuma kuzajya mu ikipe zikomeye cyangwa se ziri ku rwego rwo hejuru sibyo bafite aho bakuye ya kipe yabo iri hasi nyine bafite urwego bayigejejeho sibyo nibwo babona gutekereza kandi nabwo bahita bakundwa cyane bishobora no guhita bamwongera n'amasezerano bakamuha amasezerano arenze cyangwa bakamuha amafaranga arenze kuye ya kipe yabahaga bitewe n'ahantu abakuye bitewe n'ukuntu yemeye kugumana n'ikipe akayinambaho akabasha kuzamukana n'ikipe akayigeza ku rwego ku buryo ibasha gukompeta n'andi makipe sibyo ku bwanjye rero bakicaye hamwe bagakina umupira bakabasha kuzamura ikipe bakayigeza ku rwego n'ubundi yari isanzwe iriho mu myaka nk'ibiri ishize sibyo no ku bwanjye rero ndumva ruko nabyumva bakabasha gutuza bagakina umupira bakabona gutekereza amafaranga mbere ndabiza amafaranga nicyo kijya mbere kandi iyo umuntu aba yifuza ndumva ari baza bitekereza nyuma bamaze kubona aho ikipe bayigejeje cyangwa se nuko ikipe ihagaze bazamura urwego sibyo ndibwira ko bakinye bakazamura n'ikipe ndibwira ko amakipe yandi makuru yahita avuga ati bari abakinnyi kubera iki bafite ahantu bakwiye ikipe bafite naho bayigejeje kandi biragaragara yuko urwego rwabo rwazamutse bitewe n'ukuntu n'ahantu bagejeje ikipe